shenge mbiri impamvu ubwa mbere duhura wambwiye ko nta wundi wakunze uretse jye w'ikibasumba shenge mbiri impamvu shenge mbiri impamvu mbiri impamvu ari jye wahisemo ukankunda urukundo maze ugatuma abanzi baganya shenge mbiri impamvu uburanga bwanjye n'ubusanzwe hari benshi mbona bagukwiriye ariko ukanga ukampoza ku mutima shenge mbiri impamvu igihe cyose iyo undebye umbwira ko ndi umwamikazi kandi jye nkumva ntabikwiye shenge mbiri impamvu wambwiye ko urukundo ari rwiza iyo ukunze ugakundwa kandi ukamenya uwawe shenge mbiri impamvu uruhumuri wampaye ngo menye gukunda uko bikundwa n'ubwihangane wangiriye shenge mbiri impamvu ubu rero ngiye kwambaza Imana ibyo ntibyanga nambaza bakuru abo bahame kugukunda maze ujye untashya twicaranye shenge mbiri impamvu abantu baje batwaye kugira ngo babwire ko ku biro by'ubuyobozi ntabwo bavuze amahoni ku biro by'ubuyobozi na zirindwi z'ukwezi kwa munani 2012 twishimiye kwakira mu muryango w'abashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko Uwitonze Damascene na Musabye Maria Claudine. twebwe turababwira icyo amategeko ateganya, namwe ubwo hari ibyo mwumvikanye. Ikizakorwa n'ikihe nuko bano babaherekeje aribo bazabafasha kugira ngo murangize inshingano zanyu cyangwa mugere ku byo mwiyemeje. ni ukuvuga ngo mu ndahiro iravuga ngo ngewe kana maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye ntagaragara, nemeye nyirakanaka cyangwa kanaka ambere umugore cyangwa ambere umugabo, tukazabona ko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. umwe akababaye umugabo undi akababaye umugore. bano babaherekeje uyu munsi abasore n'inkumi bikaba birarangiye, mukazongera kuganira gake kuko muzaba mwigiye mu rundi rwego, muzaba mutangiye kujya muganira n'abagore n'abagabo. abasore n'inkumi reka da keretse nabo nibabivamo mwihute namwe mugire vuba rero kugira ngo mukomezanye ubucuti, naho ubundi ntabwo muzongera kubabona, muzabajya mubabona gake gashoboka. ni ukuvuga ngo nababwiye ngo uko mwabyemeranyijweho hari ibyo mwaganiriye, hari ibyo mwumvikanyeho. twebwe ibyo tubabwira ni bike cyane, tubabwira ibyo amategeko ateganya gusa, nta kindi. twamara kubabwira ibyo amategeko ateganya, ibindi byanyu mubishoboye
mudusogongeza mukatubwira, mwaba mutabishoboye nabwo mushaka kutwima ibitekerezo mukicecekera, biba bizagorana mu gihe cyo kubagira inama. Bimwe mu by'amategeko ateganya umwe agira uburenganzira ku wundi, biranafashije. Buri hari umuntu musanze yicaye hariya ateruye akana gatoya, hariho umukobwa wicaye hariya, arambwiye ngo afite ikibazo, ndamubaza nti ikibazo ufite ni ikihe? Ufite ikibazo n'umuntu ngo yanteye inda, ngo turabyarana, ngo none ngo yanze kumfasha kurera umwana. Ndamubwira nti se urumva nakumarira iki? Ati nuko wamuhamagaza akaza akamfasha kurera umwana. Ndamubwira nti rero ndagira ngo twumvikane, nuko njyewe icyo nakubwira ntabwo nemerewe guhamagara umuntu ngo mwemeze umwana ko ari uwe, cyangwa umubwire ngo namureke. Ntiwite kuba ugende ujye mu rukiko, uzaza n'impapuro z'urukiko nizo zizabirangiza. Ngo ariko nk'ubwo ngubwo mwe mubana cyangwa ugiye gusezerana, ntabwo twategereza impapuro z'urukiko. Twareba mu bitabo tukavuga ngo mwasezeranye ryari ibi n'ibi n'ibi, buri wese tukamubwira inshingano ze, ubwo bigakorwa. Ariko undi we kubera ko yashatse kunyuriye bugufi, ubwo ngubwo nyine ahise yihurira n'ingorane. Kuvuga ngo yaririye makeya agiye kwivurisha benshi, ko bimeze. Mu byo rero amategeko ateganya, icya mbere amategeko ntabwo twemerera gushyingira abantu bategereje ku myaka 21. Iyo myaka turebye mu byemezo mwazanye byatanzwe n'urwego rw'ubuyobozi, imyaka murayirengeje cyangwa murayirengeje, nta cyatubuza kubashyingira. Icya kabiri, amategeko ntabwo twemerera gushyingira umukobwa n'umukobwa, ntatwemerera gushyingira umuhungu n'umuhungu. Ntabwo nzi ahantu turi buze kunyura wenda tuvuga ngo turemeza ko uyu ari umukobwa cyangwa uyu ari umuhungu, nabyo byaba bibaye ibindi. Ariko icyo navuga ni ikihe, ni uko ubwo icyizere turagishyira muri bano babaherekeje, ntabwo impamvu tukibashyiramo, ntabwo dutekereza ko badupfunyikira amazi, kandi nabo baba bayipfunyikiye. Batuzanira umukobwa wambaye ipantaro n'ikote na karavati, bamushyingira n'undi mukobwa wambaye ikanzu, cyangwa batuzanire umugabo wambaye ipantaro n'ikote, bamushyingira n'undi mugabo wambaye ikanzu. Ntabwo badupfunyikira amazi, kuko ibyo ngibyo amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ntabyemera. Icya kabiri, umuco ntubyemera. Icya gatatu, n'ijambo ry'Imana Bibiliya ntiryemera. Baravuga ngo imbere y'isoteri, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo agasozi karwaje ibinyoro akandi kaboha karagwa. Bavuga ngo ubwo niba birimo kugenda bimanuka byegera, natwe birashoboka ko bishobora kuzagera uhagararaga hanze ahavuga ati ntabwo dushyingira umugabo n'umugabo, ntidushyingira umugore n'umugore, agaravuga ati ubushyingirano bwemewe ni ubu n'ubu, akabihindura. Byose birashoboka. Ngo ariko ibyo bizaterwa n'uko tuzatoza abana bacu. Igihe cyose abana bacu bazumva ko kuba babanye bahuje igitsina, niba tubyanga ko babangamiwe, niho bazatora amategeko. Ejo bundi imyaka 2, 3 cyangwa 5 ushobora kuva aha ngaha. Imyaka ya 10 iri imbere, umudepite washyizeho amategeko nako bagenda ku myaka 5 akabavuyeho, barangiza akajyaho wa muntu ufite ibitekerezo by'uko umugabo n'umugabo bagomba kubana, umugore n'umugore bagomba kubana nta kibazo, azageraho bazatora itegeko, kandi babitora undi azahagarara hano ari kubashyingira. Nta masano mufitanye, mwese ntabwo muri bene Adamu. None niba tubyemera ko twakomotse ku muntu umwe, tukaba ngo twakomotse kuri Adamu na Eva, none se ubwo ngubwo rwose ni muri bene Adamu? None se ubwo ngubwo tujye kubashyingira? Ntabwo mbizi, ariko yewe n'igisekuru bageraho njye ntabwo mbizi, sinzi. Pasiteri bajya bavuga amasekuru hari iwanyu? Ntabwo tujya kubijyamo cyane, ariko iyo dusoma Bibiliya itubwira mu gutera kwa kabiri ko umuntu atagomba gushyingirwa byibuze mushiki we, gutyo amasano arahari. Nyine amasano arahari, ariko narigeze ngo mugere igihe cyo kubahamagara, mwamara kubahamagara muti muze kuza, ubwo muri Gatolika niho ngiye kuvuga, bavuga ibintu by'amasekuru kagenda. Claudine uravuga ngo witwa nde? Nitwa Musabye Maria Claudine, mwene kanaka, akavuga amazina ya se na nyina, none akongera akavuga amazina ya se wa se, akongera akavuga amazina ya sekuru wa se, bigakomeza bikagira amazu bigera ku gisekuru cya 7.
ariko abantu babyihisha inyuma bakabeshya. Nibyo nagira ngo mvuge, abantu bagupfunyikira amazi warangiza aho uri padiri baza babiteguye. Umubyara w'umuntu n'ibiki byose ugasanga umuntu hari n'abatunga bashiki babo buriya bakaza ibintu babiteguye babifite, barangiza mwerekana ko akana ko barabiteguye, barangiza bakagoreka bakanyura iruhande padiri navuga ngo barabeshya ibi n'ibi, barangiza bagasohoka bavuga ngo ngo padiri cyangwa gitifu turamuhejeje, bagareka bigendera bumva bishimye, ariko ntabwo ari we bahejeje, nibo ubwabo bihejeje, kuko ingaruka zizagaruka ku muryango wabo. Ni ukuvuga ngo ngenda akarabye birarangiye, padiri arakarabye birarangiye, cyangwa pasiteri arakarabye birarangiye, ibibazo bizagaruka kuri ba bandi urubyaro bazabyara. Bashobora kuzarubyara ntibuzageze ku myaka bo bagezeho ubu ngubu. Muti kubera iki? Habamo ikintu bita mu gifaransa consanguinité, cyangwa mu kinyarwanda uretse ko bivugika nabi cyangwa mukabyumva nabi amatugana. Njye nkunda gutanga urugero ku basigajwe inyuma n'amateka. Basigajwe inyuma n'amateka, murabona harimo imbaraga zo kuvuga ngo abantu bazi bajye mu midugudu babane n'abandi bagire gute babeho ubuzima nk'ubw'abandi babaho. Naho ubundi baragenda umwana n'umubyeyi bakarara mu nzu, bamara kurara mu nzu ukajya kumva ukabona musaza w'umuntu na mushiki we babyaranye, ibi ni babana se umuryango wabo wari uraye uri buzime kubera ko babyaraga abana bagapfa bakiri batoya. Kandi itegeko nshinga mu ngingo ya 24 baravuga ngo umuryango ni umuzikamere w'imbaga y'abanyarwanda uregerwa na leta ikawubahiriza. Niba ari umuzikamere w'imbaga y'abanyarwanda no kuvuga ngo twebwe dutegekewe kugira ngo tubyare, nitumara kubyara abo tuzabyara nabo babyare, umuryango ntuzime. Ukabona tugiye kubaka urugo cyangwa tugiye kubaka umuryango w'abantu bagiye ubuzima bikarangira. Nuko bimeze. Niyo mpamvu rero ubwo rero abatabizi cyangwa batekereza ko ari uguheza padiri gusa baba biyejeje mu yandi magambo. Kubyara umwana utazagira icyo amara ibiki byose ugasanga ari ibindi bibazo. Hari n'ibindi bajya batugiraho inama, uretse ko ngiye kugira uruhande gatoya byo kujya kwa muganga. Abantu bakagenda bakabanza kwipimisha, bamara kujya kwipimisha bakareba ko bishoboka ko nta kibazo umuryango wabo uzagira cyangwa wabo bazabyara. Ntabwo ndibuze kuvuga ku kijyanye kwipimisha agakoko gatera sida cyangwa ibindi, ariko no kwipimisha bakareba ko amaraso yabo nta kibazo afite. Ni ukuvuga ngo umuntu afite amaraso agira utundi tuntu bita nka resisi positifu cyangwa na negatifu. Umwe yari afite positifu, undi afite negatifu, kuri bana bagiye gushakana buriya amahirwe baba bafite nayo kubyara umwana umwe gusa muzima umwe, ubundi abandi bakaba nabo bagira amahirwe inda zikageza zivuka ariko abana bakavuka bapfuye, cyangwa inda zikageza zihora zivamo buri gihe. Ariko iyo baramutse bagiye kwipimisha bakareba bagasanga bafite resisi zitandukanye, ntabwo babuza ku bana, ahubwo babakurikirira hafi ku buryo basaba ko umugore bagenda akajya kubyarira kwa muganga, yamara kubyarira kwa muganga bagahita bamutera indi miti izamufasha kugira ngo atazagira ikindi kibazo kibaho nibasama undi mwana wa kabiri cyangwa gatatu, bigakomeza gutyo bikaba bafite. Umusabye Maria Claudine atuzanira icyemezo cy'uko ari ingaragu bivuga ngo nta mugabo afite, ubwo nabwo twemererwa kubashyingira. Kugira ngo nongere babwire ko gushyingirana bwemewe nubwo umugabo umwe n'umugore umwe. Ibindi Claudine wenda we yashobora kuba afite benshi baganira banatekereza ko bamupangaho imishinga cyangwa bazayimupangaho. Damascene nawe yashobora kuba afite abakobwa benshi baganira, batekerezaga ko bafite imishinga n'ibiki. Ntabwo nzi niba nimugoroba mwababwiye muti byarangiye uwo nihebeye n'ikanaka, uwo nihebeye n'ikanaka, mwabibabwiye? Mwakagombye cyangwa barabyumvise cyangwa mwakagombye rwose kuba mwafasha kandi mukubwira uti icyo kora nta mishinga wenda twaraganiraga tukagira gute, none urabeho. Uwo niyeguriye ni Damascene, uwo niyeguriye ni Claudine. Claudine akabwira nk'umusore umwe wenda niba waranaganiraga atari ko ati nyamara ati buriya ati nabonye utinze kugira ibyo umbwira, nabonye umbwira icyo ambwira, ubwo ngubwo urabeho. Bikaba birarangiye, ntibirirwe bazaza ibyo muba mwirinze byinshi twakuneva ujya kubona ko ngo ariko sema hanyuma se buriya kutigeze umbwira abana kuko buri nzabwica, ntangiye kuzana ibintu by'ibibazo ariko yose biba byarangiye ku mugaragaro. Cyangwa tubaha akanya mugende ikoranabuhanga ryaraje muhagarare hariya mubabwire, ushobora no kohereza mesaje ikagenda icyarimwe ku bantu cyangwa ari mu kirere. Muri make ibyo ngibyo ni byo amategeko ateganya.
umugabo umwe n'umugore umwe na bya bindi nababwiye mbere. Nta mugabo wemerewe kwicisha umugore w'inzara, nta mugore wemerewe kwicisha umugabo we inzara. Nibyo twari turimo hano turi muri iriya nama, ibibazo bigenda biba mu ngo bigira gute. Umwe ati ejo bundi umugabo yahohoteye umugore. Ese byagenze gute? Umugore yari yagiye mu nama, amaze kujya mu nama yarakoreshejwe na meya, nuko atasha asanga umugabo yahageze, asanze umugabo yahageze, umugabo aramukingira narangira ngo kwanza sinagushaka gini wiye ujya hehe. Cyo tuba turacyumvije ku ruhande rw'abagore. Undi naho hano hirya ati hari umugore wahohoteye umugabo. Ese bite? Ati umugabo yaragiye agura ibikoresho byo gukora amashanyarazi mu nzu, gushyira amashanyarazi mu nzu, kuko bafite inzu ebyiri. Umugore atashye, umugore aramukingirana, aramubwira ngo utashitinze sinkingura. Umugabo ajya kwitabaza abanyamudugudu, umudugudu aragenda agezemo aramubwira ati rero ndabona ibintu bikomeye, none wa mugabo we fata icyumba cyawe hariya, nawe wa mugore we muryame hariya. Ndamubwira wowe mudugudu se watandukanyije abantu uburenganzira bwo kubatandukanya. Arangira aravuga ati ngaro buriyo kugira ngo bacungire umutekano, ariko buriya nta kundi kundi nyine ubona uko biba byagize. Muzasezerana ryari mu itora? Ntabwo murabimenya, reka nikomereze nta kibazo. Iya mbere koroherana, koroherana. Iya kabiri kubahana. Gatatu kubwizanya ukuri. Kane gusaba imbabazi iyo wakosheje. Ibyo bintu birahana. Ariko iyo bigiyemo ntabwo bijya ku nivo imwe. Abafundi ntibijya ku nivo imwe, haba hagomba kujya ikigomba kujya hasi n'ikigomba kugerekwa hejuru y'ikindi. Niyo handi nababwiye koroherana. Umwe najya hejuru, umuntu kujya hasi. Nubona amanutse hasi cyane nawe ujye hejuru. Nuko nguko bimeze. Inkoko ngo nta sake ebyiri zibikira mu rugo. Sinzi ngo niba nta sake ebyiri mu rugo cyangwa zibikira mu rugo. Zirahabikira da. Imwe bikira mu rugo hano imbere, yamara kwabikira indi kazagenda ikajya hariya hepfo mu ntanzi z'urugo nayo ikabika. Uko yanza kwindi yayikotora. Ubwo nuko bimeze. Umuntu ari n'igice, undi cyangwa mugenzi we cyangwa twese tubona tuzi. Akorodine wenda n'urugero. Umuntu akabamo ikindi gice twebwe abantu bamubona tutazi, akongera akabamo igice nawe ubwe atazi. Hari igihe mwicara wajya kumva mwese hano, ukumva mu gitondo ukumva ngo waramutse nabi. None uzi impamvu waramutse nabi? Icyo ni igice utazi. Ukumva gusa ngo ngewe ntabwo ndumva ngo naramutse nabi. Kumva ngo naramutse nabi. Se waramutse nabi ko simbizi ndumva naramutse nabi. Ugasanga ugiye mu rugo aravuze ati mwabana uyu munsi mwitonde ntimumvugishe ndumva naramutse nabi. Ugasanga umuyobozi yinjira ahangaha, niba nje mwinjira hariya nkatangira nkabwira koze ariko uyu munsi ndumva naramutse nabi rero mwitonde. N'ibindi. Ariko muzagende mujye mu rugo umugabo n'umugore barimo barwana, ako kanya mugiye gukiza ba bantu barimo bazabaremereye ku munzani. Ko wibaza abantu ntibatangira gutwara kubaza niba barigeze bicarana gutya bakakwibaza. Cyangwa kwira rero ubwo musobanukiye ko hari umuntu mubi n'umwiza waramutse, kandi uwo muntu mubi akaramuka nta n'umwe biteguye, ari ibintu babwiriye. Ibyo nabyo mubimenye, niho hazamo ibyo nababwiye byitwa koroherana. Ujye umenye ko mugenzi wawe yaramutse nabi, ashobora kuba yaramutse nabi cyangwa se yaramutse neza. Umunsi rero rwo rwanyu ruzaramuka mwese mwaramutse nabi, muzaba mwabaye nka wa mugore na wa mugabo mwababwiraga. Ariko icyo dusaba Imana cyangwa namwe n'abasenga, mubabwire babasenge bajye basengera urugo ntirukanamukemo n'abo bantu bose. Namwe amategeko y'urwego rw'igihugu cyangwa minisiteri ni rimwe nababwiye. Ayo mwihariko rimwe mugomba kuyashyiraho. Ishuri ritagize amategeko bajya usanga abanyeshuri bigaragambije bigiye bagize gute. Kuvuga wenda n'urugero ibiri, abanyeshuri ikintu cya mbere ni ikijyanye n'ibiryo. Abanyeshuri babonye ibiryo nta kibazo bagira.
neza nta kibazo. Aho kurya neza se byashoboka bite kandi abantu iyo bamaze kuba babiri cyangwa barenze iyo batangiye kurenga babiri buriya no kurya neza bibona byo byatangiye kurenga. Ubwo mwatekerezaga niba mwaryaga project waryaga imwe cyangwa ebyiri akaba ariyo ziguhaza ari nabwo ubushobozi bwawe ugiye gufata bwa bushobozi bwawe ufite bw'ebyiri urye n'imwe na Claudine umuhinyi urumva uzahaga. Ibyo biri muri bimwe abantu bapfa nuko bimeze. Noneho rero ikigo kikavuga kiti twebwe turya ibijumba kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu turya umuceri, kuwa gatandatu turya inyama, bakabyandika bakabimanika. Barangiza abanyeshuri bakaza ugiye kwinjira mu kigo ukabanza gusoma amategeko buri munsi barya ibijumba n'ibiki. Ni ukuvuga ngo iyo winjiyemo uba wemeye amategeko, sibyo? Ikiba gisigaye nuko umuyobozi w'ikigo akurikiza ya mategeko akabahera ibiryo cya gihe mwavuganye. Buriya nubwo yabaho umuceri mwari mwavuze ko ari ibijumba akabigira kabiri cyangwa gatatu ataje kubasobanurirwa, mwakwigaragambya muti nyamara hano handitse ibijumba twe yaduhaye umuceri. Ntabwo ndi bumubwire ngo abimbwire. Uzi ibyo akunda ibijumba, ubwo ikibazo uzajya ujya guhaza ajya haha ibyo akunda. Saza n'amarobo ibyo akunda azabiteka kuko ari ibyo akunda, wewe usanga utabikunda zibizagenda gute? Ushingiriza rero naho hahita haziramo cya kibazo. Makagombye kuba mwarafashe akanya mukicara mukavuga ngo ngewe kana nkunda ibi n'ibi ngewe ibi n'ibi ndabyanga. Nakorera akakubwira nkunda ibi n'ibi kare n'ibyari reka nikomereze muriho wataha agasanga ntabwo mbizi. Ushobora ko Damascene ashobora kuba atanga saa 4 z'ijoro cyangwa Claudine akagera mu rugo saa 5 z'ijoro na saa 3 zanagezayo kuko harabonye mpurira nabo hano hirya mu rya Bizimana bagenda na saa 5 z'ijoro. Birashoboka akumva ko afite ubwo burenganzira. Birashoboka ko Claudine ashobora kuba akunda umugabo cyangwa abo bagiye kubana yifuza ko azajya ashaka umugabo uzajya utasa 3 z'ijoro. Abantu se ni batandukanye. Damascene akaba ushaka gutaha saa 12 za nimugoroba. Urumva atari ikibazo mu rugo. Damascene azataha saa 12 namara gutaha saa 12 Claudine yivuma kure. Cyuko atakikare yajya hiye ibiki byose atagenda ngo ajye kwegera abandi bagabo bungurana ibitekerezo bagire gute usange bibaye birebire. Nataha saa 3 z'ijoro ataramubwiye ko ashaka umugabo utaha kare avuga atari ku mundi wewe utaha iki gicuku n'ibiki byose wamubwiye sanga nimumvikanye sanga twumva utuntu dutoya abantu bagomba kumvikanaho bikarangira. Noneho na bano bandi bakazabagira inama bahereyo. Abantu benshi baza hariya bati umugabo wanjye ngewe rwose arananiye ataha mu gicuku ni sanga atatanga saa 7 z'ijoro. Mwumvikanye ko azajya ataha sangahe akabiba genda ubanze umutereke mu mbirige muzajya mutahira mutangire bushyashya bakabyumvikana noneho bakabona gutangira kuko icyo gihe ugiye kwivanga mu buzima bw'undi muntu kandi kugira ngo ujye kugiza ibintu mu amasezerano abantu baba baragiranye babiri. Iwanyu mujya mu gusura abantu, wamara kujya gusura abantu ukagenda ukajyayo ukimobiliza cyangwa ugatesha umugore ntajya mu kazi yagombaga gukora niba ari uguhinga, umugabo ntajyayo ngo barimo barakuganiza kandi bagashyashyana bagashaka ibiryo byiza bagutekera batakoze. Gusa ubwo murumva iyo ari imibare. Abana nabo ngo ibi ni iyo ntabwo ari imibare. Wewe ubwawe ntacyo ukoze nabo ubwawe wabujije gukora kandi murarangije murariyemuriye neza ngo bagiye kwirarira kumushyira 30 uraza tukaganira bite ni byiza ko nabonye woroye inka haryo yorora gute bimeze gute ati nshyira ibi n'ibi zigaburira ibi n'ibi abanye batsinda nabashakiye mwarimu tukaganira iby'ingenzi narangiza ngataha iminota 30 imaze kurangira ubwo nge niyo mfatira muratangira burya se hajya kwa Claudine wabujemo urumva umugeze aho se arubaka nabuje burya se wabonye yakanzu yari yambaye burya yayiguzanga cyangwa yikodesheje ibyo biragufasha iki mu buzima bwawe? Ntabwo zajya mutangira kujyamo nyuma y'iminota 30 sibyo umuntu kuko ubwawe na Claudine mwebwe mugomba kuwukora mudashingiye kuri abangaba bandi. Murabyumva? Teyatere kwa kabiri mwarayumvise ajya niyo kwa kabiri mwarayumvise umugabo wateye umuntu agiye kuzezerana agatira igitanda n'akabati n'ibiki n'imwe yo bakayitira. Mujya mu byumva biriya bintu birafasha.
asobanura mu rugo cyangwa Claudine ntagire icyo asobanura akumva ko atashye gusa ndagera mu rugo basi iwanyu bakaba bagize amahirwe ko hageze kare cyangwa ko nanahageze ubu ntabwo ari uko biteye ufite inshingano zo kujya utaha mu rugo akongana bagahitamo ko umugore akagenda niba ari umusaza akagenda imbere umugore akamugenda inyuma batagenda batongana bakagenda bajya kugera hafi y'urugo aho bagiye bagategerezanya bakinjiramo rimwe no gutaha bakongera bagasigana kubera iki ngo urukundo ruba rwaragiye rugabanuka rujya hehe rushira rujya hehe kuko imyaka yicuma mugenda mubana ariko bakagombye kugenda ruba ni imwe mu bituma urwo rukundo rushira ni ukutagira umurongo umwe n'icyerekezo kimwe urabyumva ni ukugira abana benshi mwarangiza mugahora mu bibazo by'abana n'ibyumva mwaragenda mukagenda muvuga ibibazo gusa mukagobye kugenda muvuga ibyiza ariko twakora iki reka turebe ukuntu tuzubaka inzu hariya reka turebe ukuntu tuzahinga mugenda iyo mugenda muvugana ibyo mugenda muringaniye reka mutangiye umugore nta gitenge mfite ariko turashaka kugira ngo tuze kugura akaboga abana nta myenda bafite uramuta tinyuma tiruhande agatangira kugenda umwe kazabanza tukagenda ukabitekerezaho aho kugira ngo uvuge uti narasinye kugira ngo batanseka abenshi bazaguseka cyane mwagiye mu rukiko mugeze igihe cyo gufata icyemezo murumva twakomeza nta n'umwe ufite ubwoba ndimutinya amaso yabo mwumve ko ari mwe mwenyine muhari mwaje gusezerana kandi urugo ntabwo ruzaba rurwa akana kamurwanya mwebwe gusa mukore nk'aho badahari mufate icyemezo twakomeza aho ivangamutungo rusange akaba amasezerano abashyingiranywe bagirana yo gucunga ibyabo byose kubicungira hamwe ibyimukanwa ndetse n'ibitimukanwa yewe hakajyamo n'imyenda ndetse n'impano hakabaho uburyo bwa kabiri ivangamutungo w'umuhahano akaba ari uburyo abashyingiranywe bahitamo bwo gucunga ibyabo noneho bakagira ibyo bazana bimwe ikabishingiro ry'urugo ibindi bakabishakana bigakomereza kuri byanda bitabuje ko buri wese aba afite akantu k'iruhande ndakiruhande hakabaho uburyo bwa gatatu ari nabwo bwa nyuma ivanguramutungo risesuye buri wese akavuga ati ngewe ndaje turashakanye ariko nzajya ncunga ibyanjye ukwanjye nawe ukwawe mukavugana gusa ku bijyanye no guhaha ubundi mugahurira mu buriri mwumvikanye uburyo bwa mbere ubu hese nyine bwa mbere ni ubu umuntu ushatse ashobora guhita bihindura mvuga ngo bwa mbere ni ubu sawa ndagira ngo babahe amashyi rero ngo muhitemo nahaguruka ubuze tubashyingire ubundi mwigendere nzira ko mwabyumvise mwakabyaramwe mutaba mwari murimo gutekereza umubare wa fanta n'abaje hano umubare w'ibirayi naho muri buze kwicara ndizera ko umutima mwari mwawushyize aha ngaha ubundi ibindi mugiye kubona akanya kanini ko kubitekerezaho neza umunsi sinzi ibyo basora uzamura akaboko indahiro niyo hejuru ngewe uwitonze Jean Damascene maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato nemeye ko Musabyimana Claudine ambera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Musabyimana Claudine maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato nemeye ko uwitonze Jean Damascene ambera umugabo tuzabana twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
guhitamo inshuti imwe biragora cyane. Vedaste umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Muhanga, maze kumva amasezerano ya Uwitonze Damascene namusabye Maria Claudine bagiri imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kubasha amabwa n'amategeko kububashyingira nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Anyurwa n'uburyohe bw'urukundo